icya mbere cyo ari inzego z'umutekano zose dufite muri gihugu, ari iz'iperereza, ari za gisirikare, ari za gipolisi na ziriya nzego zindi zigiye zishamikiyeho za daso n'abanyerondo uko bose mbona bitwara gisirikare ni abanyarwanda. Icyo ni icya mbere. Nuko nabo ndabasaba ko babanza gushyira imbere ubunyarwanda, kumva ko turi abanyarwanda, ntabwo tubereyeho umuntu, ntabwo tubereyeho ishyaka, tubereyeho buri munyarwanda wese. Dufite inshingano zo kurinda no kurengera buri munyarwanda wese. Ubu nicyo cyagombye kujya mu matwi yabo, ni nacyo banagombye gukorera. Njye nabwiye abantu n'uwo munsi nagira ngo bisubiremo imbere y'iyi kamera, nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gushinja undi munyarwanda ngo ufite ingengabitekerezo ya jenoside, nta jambo ufite kuvuga. Ndagira ngo saba abantu uyu munsi muri Rwanda rwacu, baba ari mu buyobozi, baba ari abo bakoresha bari mu mpande zo hirya no hino mu binyamakuru cyangwa bari kuri za social media birirwa bakanga abantu ngo ufite ingengabitekerezo ntabwo ushobora kuvuga. Ndagira ngo sabe abo bantu baceceke. Abanyarwanda dufite uburenganzira bungana imbere y'itegeko nshinga. Ndagira ngo sabe n'abantu bakutishwa iyo nkoni y'ingengabitekerezo, ntimuzemere kugenda mwubitse umutwe kubera ko abantu batwerera ingengabitekerezo ya jenoside mudafite. Icyo kintu cyitwa ingengabitekerezo kigomba guhagarara muri uru Rwanda. Deja kinagaragaza ko ubwinge bw'abanyarwanda budashoboka. Igihe abantu bumva ko hari inkoni yitwa ingengabitekerezo bagomba kuzajya bakutisha abantu, bagomba kuvuga ngo mwe mugomba kuvuga. Ibyo bintu bigomba guhagarara muri uru Rwanda. Reka nkubwire umurongo wa mbere mfite ni ukubaka igihugu kigendera ku mategeko. Niba twe dufite igihugu kigendera ku mategeko, ntabwo rushyashya yakwandika biriya bintu ribireba, ntabwo bari abantu birirwa batuka abantu kuri za social media bitwaje icyo bari cyo cyangwa ubwoko bibonamo ngo batuke abandi. ribireba rero ni cyerekana ko nta gihugu kigendera ku mategeko dufite. Impamvu ingingo ya mbere mu mahame ya politiki ifite mu ishyaka rya Darufa mparanira ni uko twubaka igihugu kigendera ku mategeko, buri munyarwanda wese akarindwa n'itegeko rikamureba. Abashinzwe kureba ko amategeko yubahirizwa ntibemere ko ibyaha nka biriya rushyashya ikora, ba Mutabazi bakora, ntibemere ko bikorwa, kuko biriya no guhembera amacakubiri. Kandi izo nzego zirabireba, turazifite, zirabireba. Abantu bagahembera amacakubiri, bakumva ko intimidation zigomba gukorerwa abantu bamwe, bakabyemera, hama bakareka bigatambuka bigakomeza bikaba, bakumva ko izo intimidation tuzazemera. Njye ntabwo izo intimidation nzazemera kandi nzazirwanya. No ku karubanda nzakoma karurungira abanyarwanda ntimwemere ko ari umuntu kwentimida ngo nuko usa gutyo, ngo nuko umunyarwanda uvuka mu bwoko buntu, wakanaguha n'ubwoko atanazi n'ubwo bwoko, akaguha n'ubwo bwoko kandi leta ihora tubwira ngo nta moko ahari, kandi bakabimwemerera bakareka. Icyo ni ikinyamakuru cya kindi gihari se burya amoko yose abamwemera n'abagabo. Reka kubwira uru Rwanda ruhawe umurongo ufatika wa politiki yo kuvana abantu mu bukene byashoboka. Kuko mpora mbivuga, ntabwo nshobora kumva uburyo impunzi z'abanyarwanda za Zambia, za Malawi, za Mozambique bakora bakazamuka, hamukambira mu Rwanda ntabwo bashobora gukora. Kuki hanze bakorera y'ubukungu business zikazamuka, hano mu Rwanda ntibikunde? Birasaba guhindura umurongo wa politiki ubijyanye n'ubukungu. Nibyo natanze mu rugero rw'imisoro yakagombye kugabanwa n'ibiki byose. Politiki yacu yo mu gihugu ikibabaje uyu munsi muri uru Rwanda, politiki yacu iravizinda igifu. Buri wese arareba igifu cye, birababaje. Donc nabavuga ngo dukora politiki iciriza, abantu baraviza politiki y'igifu. Nabo bazana iby'amacakubiri kugira ngo ari ikindi, ni politiki y'igifu. Ndagira ngo sabirira abanyarwanda rwose, mwambabare mukemera tugakora politiki ishyira imbere inyungu za buri munyarwanda, inyungu rusange. Mukareba ukuntu igihugu cyacu gitera imbere, mukareba ukuntu ubu butiku bw'inzangano budafite ishinge na rugero bushingiye ku busa ko bwahita burangira dukoze politiki ireba ishyiriza imbere inyungu rusange. Twatera imbere, ibutiku bw'amafuti bwarangira, ndetse n'ubu bwiyunge tuvuga bwahita bwikora automatically. Turabasuhuje. Buri gihe uko afashe ijambo cyangwa uko yanditse akagira umusanzu atanga mu kubaka igihugu cye, haboneka n'abandi bahagurukira kunenga, kunyega, kujora no gusenya ibyo yavuze, batitaye ku kuba ari ukuri kuzuye cyangwa se ukuri gucagase. Ni umunyarwandakazi, ni umubyeyi, ni umunyapolitike. Ingabire umuhoza Victoire. Mu minsi ishize aherutse gukora inyandiko igira iti "Without political reforms, Rwandans will continue to seek refuge abroad." Bivuze ngo mu gihe cyose hataraba impinduka mu gihugu, abanyarwanda bazakomeza gushaka ubuhungiro mu mahanga. Iyi nyandiko ya Victoire ikaba yarasohotse mu rurimi rw'icyongereza mu kinyamakuru cyitwa theelephant.info, ikaba kandi yarasubiwemo mu rurimi rw'igifaransa ariko ifite ibindi byongeyemo, ubwo ikaba yarasohotse mu kinyamakuru vif.be. Iki cyo kikaba ari ikinyamakuru cyandikirwa mu gihugu cy'Ububiligi. Muri iyi nyandiko yasohotse mu kinyamakuru cyo mu Bubiligi, uretse kuba ivuga kimwe n'iri yasohotse mu cyongereza, harimo kandi n'ahavugwa ngo
Les Rwandais amis du Rwanda ne devraient pas laisser l'histoire se répéter. Une réforme de la gouvernance pacifique et transparente à travers un dialogue hautement inclusif est une nécessité. Aha akaba yaravuzemo ko abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda bagombye kwirinda ko amateka yakwisubiramo. Ati ivugurura mu miyoborere binyuze mu mahoro n'umucyo birakenewe kandi bikazagerwaho binyuze mu biganiro buri wese yibonamo. Nyuma y'izi nyandiko hakurikiyeho ibitutsi, amagambo mabi no kwibasirwa. Hejuru y'ibyo kandi ikinyamakuru kimwe cyandikirwa mu Rwanda kikaba cyaranditse ko politike nta kindi ishingiyeho uretse gushyira imbere ubwoko. Ikinyamakuru kikaba cyaranagezaho kivuga ubwoko kimutekerereza mu mazina. Twegera umunyapolitiki Ingabire Victoire tumubaza kuri byinshi binyuranye, akaba yanagarutse ku byo yavuzweho, aho amushinja gushyira imbere ubwoko bakarenga bakagira n'ubwo bamutwerera ngo ashyize imbere. Ku ruhande rwe avuga ko ubwo bwoko bamutwerera butari mu murongo wa politike, ntakora politiki ishingiye ku moko cyangwa indi vangura ry'uburyo bwose. Kuba muri iki kiganiro hari ahatobora akavuga ubwoko runaka mu izina, si uko ikiganiro nyizina ubwacyo kigamije kuzamura amarangamutima ashingiye ku bwoko ubwo ari bwo bwose, ahubwo ni uko asubiramo imvugo yita iz'amacakubiri, akanavuga ko atangazwa no kuba hari abagaragara nk'abemerewe kuvuga no gukoresha izo mvugo z'amacakubiri ntibakurikiranwe, baba bakoresha itangazamakuru, imbuga nkoranyambaga cyangwa se izindi nzira. Ku bijyanye n'inzira ivugwa hirya no hino mu gihugu, Madame Ingabire Victoire avuga ko bitumvikana ko umuturage yategekwa guhingira isoko mu gihe nawe ubwe adafite ibimutunga cyangwa se atabashije kubanza guhinga ibutunga urugo rwe. Ku bijyanye n'ubucuruzi, Ingabire Victoire avuga ko kuba hakiriho imisoro myinshi kandi ihanitse binaniza abantu mu ngeri zinyuranye, ubucuruzi bwaho bukahagwa. Agatanga urugero rwo kuba hari n'abasora ari uko babanje gufata umwenda wa banki mu gihe umusoro mu by'ukuri wakabaye uva mu nyungu binjiza. Yavuze byinshi muri iki kiganiro tugiye kwereka mu kwiyumvira, akaba navuga ko inzego zose mu bubasha bwose nyubahirizategeko nshinga amategeko n'ubucamanza zigomba gukorera umuturage, si izo gukorera ishyaka cyangwa se abantu ku giti cyabo. Inzego yatinzeho ni iz'umutekano. Reka twe kubavumbya kuri mwenge we. Iyi ni Pax TV IREME News, tukaba turi mu kiganiro n'umunyapolitiki Ingabire Victoire, akaba ari umuyobozi w'ishyaka Darifa Umurinzi. Nshuti bakunze muteze amatwi kandi mukurikiye Pax TV IREME News, twongeye kubasuhuza tubaha ikaze mu biganiro byacu. Turi kumwe n'umunyapolitiki wigenga, umuyobozi w'ishyaka Darifa Umurinzi ritarandikwa, akaba ari Madame Ingabire Umuhoza Victoire. Muraho neza? Muraho, ndabashuhuje, nshuhuje n'abakurikira Pax TV. Murakoze. Natwe turagusuhuje kandi turakwakiriye, nubwo tukwakiriye utwakira nawe wawe mu rugo. Murakoze, n'ibisanzwe, nta kibazo. Mwese mbifurije ikaze iwanjye mu rugo kandi mwese mbifurije amahoro y'Imana. Urakoze cyane. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kwibanda ku kuba mu minsi ishize hasohotse inyandiko igutwerera amagambo agonganisha, agumura kandi yanganisha abanyarwanda. Ese ayo magambo agutwerera, kugumura no kugandisha abanyarwanda no kubangisha ubutegetsi, iyo nyandiko waba warayibonye? Inyandiko narayibonye, byarabanje gusohoka kuri Twitter, byanditswe na Minisitiri w'Ubumwe na Ambasaderi Nduhungirehe, nyuma Rushyashya nayo irandika, nyuma n'abandi bita ba Apotre barandika. Donc narabibonye, ariko ikigaragara nuko ahubwo abo bantu usanga aribo bagumura ibyo bafite mu mitwe yabo, ugasanga barimo barabitwerera undi muntu. Ni ibintu bibabaje rero mu gihugu cyacu. Iyo nyandiko yanditswe ku kinyamakuru Rushyashya, ikinyamakuru cyanditse iyo nyandiko gisanga kikwandikaho, hari icyo ukiziho cyangwa ubibona gusa gutyo ntunamenya ababyanditse? Mbibona gutyo gusa, ntabwo menya abantu babyanditse. Numvishije gusa kuko nigeze kubaza ndabwira nti harya urugikoriye n'inde uriya munyamakuru wahoze kuri Kwisango Star. Uriya munyamakuru akiri Kwisango Star namukurikiraga nk'umunyamakuru w'umuprofesiyoneri, yanakoze kuri BBC.
no kuri radiyo Rwanda. nagerageje kubaza rero abantu ngo ntabwo uriya munyamakuru muzi ari umuprofesiyoneri bishoboka bite ko ashobora kwandika iriya nkuru njye ariko umuntu umwe yarambwiye ati ndagubeshye ati nanjye naramubajije ati yemera gufata umushahara mwinshi ahembwa kugira ngo asebye abantu abigurana kariyeri ye abigurana ubuhanga bwe ni ikibazo dufite muri uru Rwanda ko umuntu ashobora kubaza ubwenge ari umuprofesiyoneri ariko kubera kwemera kuba igikoresho cy'abantu bafite izindi nyungu ntazi izo arizo akemera akagenda akaba igikoresho bwa bwenge bwe akabupfusha ubusa. Hanyuma muri izo nyandiko zisohoka nk'iyo ngiyo yasohotse yahereye kugutwerera ko uteganya ko ngo hari ukuntu abanyarwanda icyiciro cyo cy'abanyarwanda cyazafata imihoro kigatema ikindi ngo nibyo waganishagaho bakavuga ko babihera ku nyandiko iri mu kinyamakuru Vif ni inyandiko yakozwe nawe none baba batarasomye icyo kinyamakuru cyangwa batabashije kugeraho muri Vif ubundi wanditse iki wavuze kuzengingo ndagira ngo mbanze mbwira abantu ko ibyo bintu n'urwitwazo kuko ikintu cyantangaje mbere uko iranyandiko isohoka muri Vif yari yasohotse mu kinyamakuru cyo muri Kenya kuko nandika ibinyamakuru byo mu Rwanda ntibishobora gusora inyandiko nanditse kandi ngenda umuntu ukunda kwandika rero iyo ibinyamakuru byo mu Rwanda ashobora kwandika ibitekerezo byanjye ntanga bitangaza mu bindi binyamakuru byo hanze ubwo rero ni muri iyo cadre iriya nyandiko nabanje gusora mu kinyamakuru cyo muri Kenya kitwa Elephant hanyuma nyine nyishyira no yasohotse mu Cyongereza hanyuma nyishyira no mu Gifaransa isohoka muri Vif ni inyandiko isobanura ubuyobozi igihugu cyacu cyagiye kigira nerekana ko kuva muri revolution 59 twagiye tugira ikibazo cy'impunzi ndashaka kugaruka cyane ku kibazo cy'impunzi nerekana ko twagiye tugira ikibazo cy'impunzi revolution 59 abantu bamwe baricwa abatutsi baricwa abandi bahunga igihugu 73 abantu barongera baricwa abandi bahunga igihugu 94 bakarundura tugera muri jenoside abantu benshi bahunga igihugu nerekana ko ubwo bwicanyi bwose cyane ubwa nyuma bwo 94 bukiri bugishyushye mu mitwe y'abantu bituma abanyarwanda mu by'ukuri usanga bakirebana ayingwi none navuga nti rero ari inshuti z'u Rwanda natwe abanyarwanda dukwiriye gukora ku buryo amateka atisubiramo hagaragaza nkavuga nti dufite ikibazo cy'impunzi ziri hanze kigomba gushakirwa igisubizo nerekana ko ku bwa Perezida Kayibanda muri Repubulika ya Mbere yaravuze ati impunzi ni mutaka ariko mu by'ukuri ntiyazegera ngo reba se ikibazo kirihe mwataha muti bigeze ku bwa Perezida muri Repubulika ya Kabiri Perezida Habyarimana ati impunzi ni mutahe bamubaza ikibazo cy'impunzi atureka da impunzi nazibwe ngo zitahe nta kibazo gihari cyangwa ndakavuga ati nta kibazo gihari impunzi nizitahe none tugeze muri Repubulika ya Gatatu iyobona FPR uyu munsi navuga nti iyo hari uburyo yagerageje kugerageza kugikemura bwa mbere yakoresheje icyo nise soft power and hard power donc gukoresha imbaraga z'umurengera cyangwa gukoresha uburyo bw'inyoroshyo gukoresha imbaraga ni igihe bajyaga muri Kongo bagaterayo impunzi zimwe zigapfa izindi zigataha noneho n'ubundi buryo bworoshye bakoresheje hari uburyo bashyize bwo kuvuga come and see cyangwa Rwanda Day ururiye nabona kuri ngewe usanga ari uburyo bwari bworoshye bwo kwegera impunzi no kubabwira ngo muze mbese mu gihugu cyanyu murebe cyangwa se Rwanda Day bahagenda bakaza usubye ko muri Rwanda Day byaza kugaragara ko benshi bakomerwaga muri abo bifuzaga kwegera ahubwo benshi babakomeraga ntibajyeyo nyine ngo banamenye n'ibiberamo babone uko banataha usubye bake yabaga batoranijwe noneho muri iyo nyandiko ndavuga nti nubwo FPR yagerageje gukoresha ubwo buryo ndetse igera naho ikoresheje za lobbying ivuga iti iki kibazo cy'ubuhungiro abanyarwanda zongera guhabwa ubuhungiro kuko nta kibazo kigihari ntabwo ikibazo byagikemuye noneho nkavuga nti ikibazo gihari ni ikihe ikibazo gihari ni uko kwishishanya hagati yacu nk'abanyarwanda rero nkavuga nti rero birakwiriye kugira ngo kwishishanya bivamo abanyarwanda nuko nk'abanyarwanda twicara mu ngeri zose zinyuranye tukaganira tukareba ese ikibazo gihari ni ikihe izo mpunzi bakagerageza ese mpunzi kuki mudataha mufite ikihe kibazo kuki abantu bakagerageza kubabwira ibibazo bihari donc kugira ngo politiki y'igihugu yo kuvuga ngo reka tubahige tubarangize iyo bari bigatuma n'abandi bavuga bikanga tubura butegeze ntacyo dushakira usibye ikibi nose umuntu yabaze ko muhiga ngo mwice yari noneho akatinyuka kuvuga ngo njyewe ndi butahe ntakatinyuka kuvuga ngo ari butahe kuko agira ubwoba akavuga ati reka nibura umuntu ambona nk'umwanzi reka ntabwo nataha ngo ngende mwishyiriye donc icyo kintu kigomba kuvamo tugashakira impunzi ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda igisubizo kirambye kuko ari bwo buryo bwo kubaka amahoro arambye mu gihugu cyacu nibwo buryo bwo gusigasira iterambere twagezeho mu gihugu cyacu none ndagije ndavuga nti birakwiriye rero ko abanyarwanda tureba uburyo twakwicara hamwe tukaganira inshuti z'u Rwanda n'abanyarwanda bwacu tukareba uburyo amateka atazisubiramo nibyo rero bahireho ngo Ingabire yaciye nk'amabere muri ayo magambo abanyarwanda bashyira mu kuri
azagera uzambwira ati ijambo, kuko icyo gihe nabajije minisitiri ushinzwe ubumwe ni wa mbere wanje kubyandika, ndamubaza ikintu navuze gihamagara abantu gukora jenoside ni ikihe, na nduhungiye ikintu navuze gihamagara gukora jenoside, kubera ko ndimo mvuga nta Abanyarwanda twicara tuganire dushaka igisubizo cy'ibibazo byacu. Ntabwo kwicara Abanyarwanda bakaganira ntabwo ari ikintu mpimba, kiri mu itegeko nshinga. Iyo ugiye kureba ingingo ya 10 agace ka 6 mu itegeko nshinga bavuga ngo ibibazo by'Abanyarwanda twahisemo, iyo ni amahame y'ubuyobozi bw'igihugu cyacu tugenderaho, tuvuga ko tugenderaho, ariko mu by'ukuri nimaze kubona ko atari byo tugenderaho baba babeshya. Ni ukuvuga ngo Abanyarwanda twishakemo ibisubizo, tumenya kwicara hamwe tuganire, hama tugire ibyo twumvikanaho, ibisubizo byacu tubikemure gutya. None se ko gucara abantu bakaganira kuri muri constitution, inka naciye amabere ni iyihe yo kuvuga ngo Banyarwanda dushaka umuti w'ikibazo cy'impunzi, twicaye mwe twaganira tugashaka ikintu cyatuma izo mpunzi icyo kibazo cyabo kirangira burundu. Uracyavuga ku mpunzi 95 wari waratangiye kwinjira mu bikorwa bya politike birebana n'ubuyobozi bw'u Rwanda n'imibereho y'Abanyarwanda baba imbere mu gihugu n'abari hanze, cyane cyane impunzi. Icyo gihe zitaha igihiriri hari mu mwaka wa 1996, hari abavuga ngo zaracyuwe, impunzi zaracyuwe, leta yacyuye impunzi. Hari abavuga ngo impunzi zakubiswe icyatsi cy'umuriro zirataha. Hari abavuga ngo zafungiwe inzira ikomeza kurorongotana cyangwa se kujya aho zifuza kwikinga izuba n'imbeho n'amasasu, zifungirwa inzira zitegekwa gukata inzira igaruka. Njye sinzi ukuri muri byo kuko ntabwo nari muri izo mpunzi, sinari mu bazicyura. None wowe nk'umuntu akurikirana politiki hafi, ndetse uri no mu miryango icyo gihe yahaniraga ubuzima bwiza bw'impunzi no kuba zatahuka, icyo bizona ikihe? Cyambere cyo ndagira ngo kubwira ko izo nkuru atari zo. Donc urabona ukuntu inyandiko ari mbi. Donc nawe kugendera ku nyandiko ya Rushyashya ivuga ngo muri 95 ngo ndi mu bantu bashinze RDR muri Congo. Ntabwo ari byo. Ntabwo 90 d'abord cyambere cyo sinigeze njya muri Congo nari, ntabwo nabaye, donc sinigeze mbayo impunzi. Ni kuvuga 95 ntabwo nari muri Congo. Ntabwo nigeze njya muri Congo gushinga RDR. RDR yashinzwe muri Congo ntabwo nigeze nyibamo kuko ntabwo nari ndiyo. Sinigeze nyibamo. Ibyo rero nibyo Rushyashya yandika, na babandi bose bashaka kubiba amacakuri mu Banyarwanda nibyo bandika. Babandi bafite inshingano yo kurwa bangisha Ingabire Abanyarwanda nibyo bandika, ariko ibyo ntabwo nigeze nyumva muri RDR 95. Ariko icyo uvuga cyo nemera, nakurikiranye ubuzima bw'impunzi, nakurikirana ubuzima bwo mu gihugu cyane nubwo nari kure. Impunzi ko byagenze twese turabizi. 96 ngira ngo Perezida Kagame yavuze ati ikibazo cya ziriya mpunzi mutakirangiza njyewe ndajya kukirangiriza. Bukeye koko FPR, abasirikare ba FPR baba barambutse b'u Rwanda, ntabwo bari bakira aba FPR kuko baramaje kuba b'igisirikare b'igihugu, no barambuka batera Kongo. Impunzi zimwe zishobora kuza, izindi zirakomeza ziratorongera mu mashyamba ya Kongo, izindi nyine zipfira aho ngaho, zigwa hagati y'amasasu n'ibindi byose. Muri make ari ugutahuka, gutahanwa n'iki byose birashoboka. Byose birashoboka, byose byabayeho. Donc hari abatashye kuri izo mbaraga, hari abashoboye gukomeza gutorongera mu mashyamba, hari abapfuye. Donc ibyo bice byose byabayeho muri iriya myaka. Mu kanya waruvuze ko hari abagutwerera ingengabitekerezo ya jenoside, cyangwa bavuga ngo uravuga amagambo akangurira Abanyarwanda kuzongera gukora jenoside. Wanatanze urugero kuri Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda. Ese niba hari abantu bakomeza kugutwerera iyo ngengabitekerezo ya jenoside cyangwa se kugutwerera ibijyanye na jenoside mu gihe yabaye utari no mu Rwanda, uko ubigereranya ubishyize ku munzani, iyo jenoside yabaye mu Rwanda, ibi bivuga ubu bikuvugaho utari urimo, noneho iba yarabaye urimo, byari kuba bicuriki? Byari birumvikana nare kubona narezwe jenoside, kuko donc ni ikibazo gihari gikomeye muri uru Rwanda. Hari abantu bamaze gufata ingengabitekerezo ya jenoside kuyibanariza. Banariza ntabwo nabona ijambo ryacyo mu Kinyarwanda. Donc bayigize nk'inkoni bagomba gukubitisha abantu, kumbwira wowe ceceka ufite ingengabitekerezo ya jenoside. Ngiye nabwiye abantu n'uwo munsi nagira ngo bisubiremo imbere y'ikamera, nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gushinja undi munyarwanda ngo ufite ingengabitekerezo ya jenoside. Nta jambo ufite kuvuga. Ndagira ngo saba abantu uyu munsi muri u Rwanda rwacu, baba ari mu buyobozi, baba ari abo bakoresha bari mu mpande zo hirya no hino mu binyamakuru, cyangwa bari kuri za social media, birirwa bakanga abantu ngo ufite ingengabitekerezo ntabwo ushobora kuvuga. Ndagira ngo sabe abo bantu baceceke. Abanyarwanda dufite uburenganzira bungana imbere y'itegeko nshinga. Iyi ngingo ya mbere mu itegeko nshinga ivuga ngo Abanyarwanda twese tureshya imbere y'amategeko. Ndagira ngo saba abantu
nako n'ingingo 15 ndagira ngo saba abantu rero bitwaza kuvuga ngo tuzajya hari abantu tugomba kuzajya duhora tuvuga ko bafite ingengabitekerezo kugira ngo baceceke kugira ngo kubera ko ari inkoni umva agomba kuzajya bakutisha abantu ndagira ngo sabe n'abantu bakutishwa iyo nkoni y'ingengabitekerezo ntimuzemere kugenda mwubitse umutwe kubera ko abantu batwerera ingengabitekerezo ya jenoside mudafite icyo kintu cyitwa ingengabitekerezo kigomba guhagarara muri uru Rwanda deja kinagaragaza ko ubwinge bw'abanyarwanda budashoboka igihe abantu bumva ko hari inkoni yitwa ingengabitekerezo bagomba kuzajya bakutisha abantu bagomba kuvuga ngo mwebwe muvuka muri buriya bwoko bwakoze jenoside ntimugomba kuvuga ibyo bintu bigomba guhagarara muri uru Rwanda. None uratubwiye ngo baba babishinja bivuga ko hari n'ababishinjwa bishoboka ko nta nabo bahuriye nabyo gusa bazira ko bari bakiri mu gihugu icyo gihe. Birahari byinshi birahari ejo natanze urugero mu minsi yashize nabaye muri gereza nabanyemo n'abantu bari bafunzwe bemereza gutanga urugero rw'umudamu wari umudepite wafunzwe ku bwa Habyarimana afungwa imyaka 19 bajya kumuburanya basanga uwo muntu ni umwere ariko kuko ari umudepite gusa yari mu Rwanda muri icyo gihe bari kimushinja amaramo imyaka 19 nyuma basanga ari umwere bamuburanishije. Donc ubwo rero urumva ko ni ikibazo gikomeye ko kumva wari muri administration niba ari muri administration ikintu bimaze kubona uyu munsi muri uru Rwanda nuko niba ari mu buyobozi bwa kera bwo kubwa Habyarimana cyangwa se mukuru mu gihe cyo Habyarimana ukaba uvuga uti ngewe hari ibyo ntemera nko n'umurongo wa politiki w'ishyaka ari ku butegetsi bimaze kuba ihame muri iki gihugu ko umuntu bagomba kumukandagirisha inkoni yitwa ingengabitekerezo ya jenoside ndagira ngo musabe ibyo bintu bihagarare muri iki gihugu cyacu. Wowe nka Victoire Ingabire Umuhoza umunyapolitiki wayoboye Darifa Umurinzi wayoboye FDI inkingi ubu ukaba uyobora Darifa Umurinzi ese kuki wibasirwa kenshi bisumbye kubibasirwa kenshi buri gihe ariko bikarushaho kugira umuriri n'umurindi iyo amatora yegereje byaba biterwa n'iki? Biterwa n'uko iyo amatora yegereje abantu bamwe kubera kubura icyizere wenda cy'umukandida wabo batekereza akavuga bati reka dutangire turebe abantu bashobora kuba bahangana nawe mu matora turebe uburyo twabakubitisha inkoni y'ingengabitekerezo ya jenoside turebe uburyo bashakira ibyaha bafungwe bave mu nzira umukandida wacu ashobore gutambuka nta mahoro. Ariko njye muravuga niba FPR umukandida wayo ni Perezida Kagame nabibonye ko batangiye kumukorera kampanye kuri za social media niba bamwizeye bakumva nta kibazo bafite ni umukandida wabo niba mushyira imbere bamukorere kampanye uko bashaka n'imbaraga zabo zose abanyarwanda bazamutora ariko be kujya gushaka uburyo bahimba ibyaha no gutangira guterura no gutangira kuvuga afite ingengabitekerezo ntagomba kuvuga ariko uko hano dufite abantu babaye nka Kangura yangeze Hasani niko yari imeze uyu munsi rushyashya imeze nka Kangura ageze Hasani birababaje. Mu itegeko nshinga ry'u Rwanda dufitemo ingingo ivuga yuko bibujijwe yuko umuntu akorera yandagazwa. Rero ndakubwira umunsi dufite rushyashya yicara igahagarara ikavuga ngo Ingabire ni umuhutukazi afite ingengabitekerezo urumva ibyo bintu nta wundi muntu ushobora kubivuga hageze undi muntu uvuga ibintu nk'ibyo barara bamureza amacakubiri harimo ashyiraho amacakubiri barara bamufunze ariko dufite nka rushyashya iremerewe kubivuga banambwiye ko ari nge rimwe na rimwe nubwo navuze uriya munyamakuru niba izina rye ukikora ikinyamakuru ariko numvishije yuko hari n'inzego ngo zimwandikira zikagenda zigakubitamo ugasanga reka mbabwire zaba ari izo nzego zaba zibikora zaba ari uwo muntu doko nyir'icyo kinyamakuru rushyashya ndagira ngo mbabwire ko hari ibintu bigomba guhagarara muri iki gihugu. Reka mbabwire ntibavuga ngo never again ndi mu bantu bemeza ko never again ibyo bintu nzahaguruka mbirwanya ntabwo muzahaguruka mufata ikinyamakuru ngo mufate umuntu mwanda gasara ngo ni umutukazi ngo nicyo yitwaza n'ibiki byose ibyo bintu bigomba guhagarara muri iki gihugu cyacu. Ese babivuga ntacyo baheraho cyangwa hari aho ugeze kunyuza murabyitwaza heheze reka nkubwire narababwiye na minisitiri ubwe nabwiye hazagira umuntu unyereka disikuru ivuga ngo Ingabire navuze ngo kwa ndi umutukazi mpagaze aho ngaho ubwo ngubwo mu njye inyuma ntabwo ari byo. Abantu bavuga ngo Ingabire ngo nta politiki afite ngo afite politiki ngo yahutu power ngo hari umuntu wese ukona yandika kuri Twitter mu gihugu dufite amategeko ngo Ingabire afite politiki yahutu power ngo yo kugira ngo abahutu ngo bahaguruke barwanye leta ngo bice abatutsi umuntu akabyandika. Dufite inzego z'ubugenzacyaha ntibamutumije ngo bamubaze bati ibyo bintu ufite ibimenyetso uko icyo ni icyaha gikomeye muri iki gihugu cyacu bamubaza bati ufite ibimenyetso abitange hanyuma Ingabire ribe mpamagara imbwira iti batweretse ibimenyetso by'uko ushaka guca abantu ariko ibyo bintu batabikora ibyo mvuga ngeze Hasani arishaga akavuga ngo dore amategeko ngo dore iki akirwandika ibintu nk'ibyo ngibyo abantu babiheraho bazamuka bahamagara abandi kwica abandi kugira gute. Niyo mpamvu ndivuga nzabirwanya niyo mpamvu uyu munsi nafashe n'icyemezo cyo kuvuga ngo ibyo bintu ndabirwanya. Ibinyamakuru baratubwira ngo nta moko hari muri uru Rwanda ariko abinyamakuru bemerera ko bizajya bihagarara hariya bikavuga ngo uriya muntu ni umuhutukazi nta na politiki agira ntihakagira uzamwumva ntihakagira uzagira gute. Ibyo bintu bigomba guhagarara ndabirwanya ntihazagire umunyarwanda wumva abantu b'abahezanguni dufite muri uru Rwanda bashaka gusubiza u Rwanda inyuma.
urabone n'umututsi urabone n'umutwe mwana wanjye twese turi bene mugabo umwe igihe cyose umuntu n'impundi burya amoko yose aba mwembwa n'abagabo uzi impamvu uriho naho waturutse bavuga ngo Ingabire nta murongo wa politiki mfite ndawufite nicyo nariyo kubaza niba bavuga ko politiki yashingiye ku moko ko nta murongo uhamye ugenderaho nariyo kubaza ntese koko uwo murongo uhari uhamye urahari wundi udashingiye ku moko kuvuga ngo wenda hari igice cy'abanyarwanda sinzi niba ari benshi cyangwa ari bake imibare yari ivangavanze n'ibarura ryakoze ejo ntabwo ribaza amoko nk'andi yabanjirije niba igice cy'ubwinshi bw'abanyarwanda kitamenyekana ariko niyo cyaba ari nyamuke cyangwa nyamwinshi cyangwa kirimo hagati cyangwa kingana n'abandi kuba ufite abantu wikururira ngo witwaje ubwoko koko icyo gihe bibaye ariko biri nta murongo uhamye wawe ufite wowe uri kuvuga ko uwufite uhamye duhema ingingo nka zingahe nk'eshanu nibura abateze amatwi bavuga bati koko urahari ahari nuko utawugenzura cyangwa n'ubuzi bw'urwo nta murongo uhari. Reka nkubwire umurongo wa mbere mfite ni ukubaka igihugu kigendera ku mategeko. Niba twe dufite igihugu kigendera ku mategeko ntabwo rushyashya yakwandika biriya bintu ribireba, ntabwo bari abantu birirwa batuka abantu kuri za social media bitwaje icyo bari cyo cyangwa ubwoko bibonamo ngo batuke abandi ribireba. Rero ni cyerekana ko nta gihugu kigendera ku mategeko dufite. Impamvu ingingo ya mbere mu mahame ya politiki ifite mu ishyaka rya Darufa mparanira ni uko twubaka igihugu kigendera ku mategeko, buri munyarwanda wese akarindwa n'itegeko rikamureba. Abashinzwe kureba ko amategeko yubahirizwa ntibemere ko ibyaha nka biriya rushyashya ikora, biriya bamutabazi bakora ntibemere ko bikorwa, kuko biriya no guhembera amacakubiri. Kandi izo nzego zirabireba, tuba zifite zirabireba, abantu bagahembera amacakubiri bakumva ko ari intimidation zigomba gukorerwa abantu bamwe bakabyemera, hama bakareka bigatambuka bigakomeza bikaba bakumva ko izo intimidation tuzazemera. Njye ntabwo izo intimidation nzazemera kandi nzazirwanya, no ku karubanda nzakoma karurungira abanyarwanda ntimwemere ko ari umuntu kwentimida ngo nuko usa gutyo ngo nuko umunyarwanda uvuka bwoko buntu wakanaguha n'ubwoko atanazi n'ubwo bwoko akaguha n'ubwo bwoko kandi leta ihora tubwira ngo nta moko ahari kandi bakabimwemerera bakareka icyo n'ikinyamakuru cya kindi gihari se. Iyo ni ingingo ya mbere yuko nzakora ku buryo ngewe muri iki gihugu tw'igihugu kigendera ku mategeko. Ingingo ya kabiri nkora mvuga iterambere rigera kuri bose. Iterambere rigera kuri bose ntabwo ari amazu, ntabwo ari imihanda. Iterambere rya mbere dukeneye muri uru Rwanda rwacu nk'igihugu gikeneye ni ubumenyi, guha abana bacu ubumenyi butuma bashobora kububyaza ikintu cyatuma igihugu cyacu kiva mu bukene. Iryo terambere mvuga kuri bose rijyane nko ku bumenyi, n'urugero nari ntanze ni uko ubwo bumenyi niba dufite amashuri ya Green Hills n'andi mashuri ameze neza atanga ireme ry'uburezi rifatika, leta igomba kuba ifite inshingano zo kugira ngo n'abana badafite ubushobozi bwo kwiga muri amashuri ahenze gutyo, ya mashuri ya leta nayo atanga ubumenyi bufatika butuma wa mwana ari uwize muri Green Hills cyangwa ari uwize mu byo bita amashuri public, amashuri ya leta, nawe avamo afite ubumenyi bumufasha kuba yagira icyo yimarira. Nibwo bwonyine dushobora kuzagera ku iterambere rirambye, ibindi byose aba ari kubeshya. Ku buhinzi njyewe wasanga tugomba gushyira imbere kubera ko dufite 85% b'abahinzi barya ari uko yahinze, ntacyo yejeje ntabwo arya. Niyo mpamvu mu minsi dufite ikibazo cy'inzara. Ntabwo iranzara dushobora kuzacika muri iki gihugu tudakoze ku buryo aba baturage batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi babanza bagahinga ibiryo ngandurarugo bakihaza. Ntabwo ubwira umuturage ngo uhingira isoko wadafite ikimutunga. Uhingira isoko niba ufite ikindi kintu kimutunga cyangwa ufite ubutaka buhagije bunini, avuga ati ndakuramo ibyo ndya n'ibyo nshyira ku isoko kugira ngo bya bindi nkenera by'ibanze nshobore kubikura muri amafaranga. Abaturage bacu bafite ubutaka buto, ubutaka burimo bugunduka bukeneye kongera gushyirwamo cyane. Burabona biriya bifumbire batuzaniye mvaruganda byatumye ubutaka burimo burasaza. Mu by'ukuri ukeneye kongerwamo ishwagara nyinshi kugira ngo nibura bwongere buhingwe, bwongere butanga umusaruro uhagije. Niba umuturage wacu umunsi adashobora kwihaza mu biribwa uramubwira ngo ahingire isoko gute? Njyewe navuga nti tubanze duhinge ibihingwa ngandurarugo. Noneho hari aho dufite icyayi, hari aho dufite ikawa, ariko umuturage aho ari ku musozi uriya abanza ahinge. Abafite tuzi ko afite umurima w'ibijumba, afite umurima w'ibishyimbo, afite umurima w'imyumbati. Kera ubundi wasangaga ibishanga nko muri iki gihe cy'izuba, washangaga mu bishanga bafitemo ibijumba, ahandi ku misozi hari urusakabuye bafitemo imyumbati. Ibyo ni ibihingwa bimara igihe mu butaka. Umuturage ashobora kuvuga ati mfite ibi bihingwa bizantunga iki gihe. Ndetse barabwira ngo bahinge ibigori.
ibigori igihe cyose ibigori nta soko bababonera isoko baravuga ngo ibigori byapfuye ntabwo bakiboneye isoko umuceri barawuhinga amakoperative bakashyira mu mastoke ukaboreramo ntibawugurishije ntibanawuriye ugasura urambwira ngo ni gute mu Rwanda tuzagira ikibazo cy'inzara rero ngasanga umurongo wa politiki mfite ni kubanza gukora ku buryo abaturage bacu b'abahinzi batunzwe n'ubuhinzi babanza bikiza inzara bafite uyu munsi maze kugera mu misokoro hanyuma bakabanza bakongera bakazamuka tukabona gutekereza nihe politiki nikiye gihingwa twashyiramo imbaraga twashyira ku isoko ariko tuzi ko abaturage bacu bihagije bibaho no mu buhinzi no mu burezi navuzemo no mu ikindi kiri ku murongo wa politiki nuko nk'iyo ndebye uyu munsi ubukungu bwacu ko bumeze n'ubushobozi bw'umuturage guhaha kubera ubukene afite njye nagabanya imisoro dushaka imisoro myinshi ugasanga kandi mu by'ukuri iyo misoro abaturage badashoboye ugasanga abantu barimo baratirisha mu bijyanye n'imisoro kubera yuko nyine bavuga bati iyi misoro ni myinshi ntabwo tuyishoboye reba uyu munsi imisoro ku butaka nta muturage nasoresha ubutaka umuntu atuye mu nzu mperutse kujya muri za Rubavu muri Karakare ko mu Burengerazuba abantu bakubwira ati ahantu ntuye nta kintu ninjizamo ariko buri mwaka barambwira ngo ni isoro urabwira umuntu ngo asorere ubutaka n'inzu atuyemo no gukuramo ibimuhaza ni ikibazo uwo musoro ku butaka twawukuraho twebwe muri porogaramu politiki nta musoro ku butaka umuturage ubutaka n'ubwe ntabwo agomba kubusorera kereka ufite ubutaka wa wundi ufitemo ibyayi amakawa ibyo bihingwa bishyirwa ku masoko mpuzamahanga abo ngabo bagomba kubisorera ba bandi bafite ubutaka bunini bashyizeho izo ndabyo zoherezwa mu mahanga bagomba kubisorera ariko umuntu ufite ubutaka bumutunze gusa wenyine ntabwo butanamuhagije ntabwo umuntu nasubira inyuma ngo ujye kumbwira ngo natanga umusoro naho ubutaka umuntu atuyeho n'ubutaka umuntu atuyeho reba ubutaka umuntu atuyeho mu nzu yawe inzu udakodesha umuntu ufite inzu ikodeshwa agomba kuyisorera tugira umusoro atanga kuko afite ikintu umuntu wese ufite ikintu yinjiza ariko no gusorera inzu hari ugusorera inzu no gusorera ubutaka inzu yubatseho n'ibintu binyuranye ntabwo ari byo donc niba umuntu afite inzu iyo nzu ye ikaba ifite ikintu yinjiza njye namusoresha amafaranga kuri amafaranga yinjiza ubutaka ngure erega imisoro wagenda uyizamusoresha ku nyungu namusoresha ku nyungu donc amafaranga yinjiza ko ntabwo namusoresha ku butaka kubera iki se tugomba kuba turetse kuzamura imisoro y'abaturage kugira ngo abo baturage bacu tubareke babanze bubake ubukungu babanze bagira ubukungu bufatika ku buryo koko ushaka kumusoresha uvuga uti amafaranga arafite ariko se umuntu kugira ngo asore aragomba gufata umwenda nese n'umuntu asora uri kwafasha umwenda n'ubutaka azakora myenda ntabwo icyo gihugu mwubaka ubukungu bw'igihugu mubwubaka kuko ureka umuturage akubaka ubukungu bwe akagira ubukungu bufatika ukabona aho uhera umusoresha ariko n'umusoresha nta bukungu bufatika afite muzahora muri iyo zunguruka nta na rimwe ubukungu bw'igihugu cyacu busa kuzamuka dusoresha abaturage amafaranga menshi badafite nitureka abaturage tubasoresha make n'ibyo umuturage agomba gusora ufite ikintu cyose mubyarira inyungu agomba kugisorera ariko udafite ikintu kimubyarira inyungu ntabwo agomba kugisorera kugeza ubu ariko abantu basorera ubutaka bagasorera icyubatswe muri ubwo butaka ndavuga inzu yubatseho bakongera bagasorera n'igikorerwa muri iyo nzu oya ntabwo ngiye ibyo bintu nabikora tumenye nkubwira ko twebwe politike y'imisoro twayisubiramo umuntu agasora ikintu akora kimubyarira inyungu akasora amafaranga ku nyungu yabonye kugira ngo tumureke abanze yubatse ubukungu bufatika kuko nk'uyu munsi urubyiruko rwacu rurakubwira ruti ntangira gucuruza imisoro baca n'ibindi bagenda baca bashyiraho byinshi cyane bigatanga cya gisoro nari ifite kikaba kiragiye nyamara umunyamahanga yaza mu Rwanda twambwira ngo twebwe turagusonera imyaka 2 udasora ya myaka 2 yarangira ugasanga umunyamahanga aravuga ati nta bakiriya afite aragiye ya myaka 2 hari amafaranga u Rwanda rwagomba kwinjiza uwo muntu uza gusorera hano uza gushora imari hano mu gihugu abafite amafaranga ntabwo ari amafaranga afite hano gusa bafite inganda n'ahandi hirya donc bashobora gusora mbwira ukuntu rero umunyagihugu tugomba kubanza kubaka ubukungu bushingiye ku munyagihugu kuko uwo munyagihugu niwe nta handi azajya azakorera iwacu ariko umunyamahanga nyine bamuha exoneration kuvuga ntabwo uzasora imyaka 2 yamara gukora imyaka 2 yashira akavuga ati ngewe ntabwo nonjiza akagenda kandi nyamari wabo afite n'ibindi binakora nuvuga ko afite naho ashaka gukura agasora ariko wa muturage wacu tuma dukinagaza imisoro myinshi nta handi akura nta n'ahandi azajya kandi turabona twebwe rero muri politiki yacu ngasanga icyo gihe tugomba kugabanya ikintu by'imisoro kugira ngo tubanze twubake ubukungu abaturage b'abanyarwanda banze bagira ubukungu bufatika none iyo misoro ukagenda uyizamura nyine ukurikije uko bagiye bazamura intuza bagiye bazamura ubukungu bwawe nari nakubajije ingingo 5 za politiki yawe kubera ko hari abavuga ngo politiki idahamye uvuze ubuyobozi bavuze igihugu gishingiye ku mategeko uvuga ubukungu bushingiye kuri bose ubukungu busaranganyije kuri bose uvuga mu buhinzi n'ubworozi ukaba wavuzemo ikijyanye no kuba umuntu abanza kwihaza mu buhinzi icyo ni icya gatatu icya kabiri wari wavuze kuko hari icya kabiri nasibutse ni ikijyanye
n'uburezi uburezi bujyanye gutanga ubumenyi gutanga mu iterambere rigera kuri bose. Natanze urugero rw'uburezi kuko ubukungu nyabwo iterambere nyaryo rizaturuka ku bumenyi. Iyo gishingiye ku mategeko iterambere rigera kuri bose uvuga ubuhinzi umuturage abanza kwihaza mbere yo gusagura amasoko uvuga n'ubukungu busaranganyije. Icya gatanu rero ni ikijyanye n'imiyoborere. Imiyoborere tugomba kugira umuturage akagira ijambo mu bimukorerwa. Mpora nibutsa ko wowe uyobora ubuyobozi wowe uhawe n'umuturage. Umuturage kubera ko twese mu gihugu tutashobora kuba abayobozi twebwe twavuga tuti hari abo duhaye ubuyobozi. Uwo muyobozi rero agomba guhora yibuka ko abereyeho umuturage, ntabwo abereyeho ishyaka ryamushyizeho, ntabwo abereyeho kugira uwo ashimisha ngo kuko ari we wenda wamuvuganiye bakamushyira muri iriya mwanya, ntabwo abereyeho gushimisha umuntu wo hejuru, abereyeho ku muturage w'umunyarwanda uri aho uyobora. Twebwe rero imiyoborere twashyiraho ni ugukora ko umuturage agira ijambo bimukorerwa. Muri politike zose tugize umuturage akabanza kugishwamo inama, hakabanza kuganira n'umuturage. Tuvuge n'abavuga bati haragomba kubakwa ishuri aha n'aha, abantu bakabanza kuganira n'abaturage. Ese koko iryo shuri rirahakwiriye? Niba hari umuhanda, ese umuhanda urakenewe uzadufasha kugeza ibihingwa byacu ku isoko? Ese mwebwe abayoborwa uzabafasha kugeza ibihingwa byanyu ku isoko mu buryo bworoshye, cyangwa se umuhanda tuwushyira ahandi? Ukabakorera ibikorwa bagizemo uruhare, kandi ukamenya no kubatega amatwi, kumva uwuyobora kuko niwe ubereyeho. Adahari ntabwo wawe uhari. Ukumva ko ari ubereyeho, ukamenya kumutega amatwi, kandi ubereyeho kugira ngo umufashe kurangiza ikibazo. Niba havutse ikibazo ukamenya kukimufasha. Biteye isoni muri uru Rwanda kumva ko perezida akora urugendo agiye gukemura ikibazo cy'umugore waharitswe. Biteye isoni. Kandi hari inzego z'ibanze, hari inzego z'ibanze, dufite ubutabera, akajya gukiza. Hakaba ngo umwarimu wakubise umwana w'umukobwa akamuvuna umugongo, hanyuma umukobwa ntabone ubutabera buhagije, agaharekarama ngo yige avuzwe. Perezida akaba ugomba kujya kubireba. Ubwo se ko ibyo bibazo tubifite ari ishyano ryose, perezida barumva ibyo bintu. Donc twebwe n'impamvu ntabwo imiyoborere yacu yamera nk'iyi ngiyi, ntabwo imiyoborere yamera gutya. Hagomba kujyaho ubuyobozi bwa bundi bwumva umuturage, kandi umuturage akagira ijambo mu bimukorerwa. Tugana ku musozo, birazwi ko mu bihugu nk'ibi byinshi bya Afurika nta buyobozi bushoboka budafite imbaraga z'igisirikare, kandi henshi muri ibi bihugu bya Afurika imbaraga z'igisirikare ziba zishingiye kuyobora. Kenshi yaba avuyeho icyo gisirikare kikamurwana cyangwa kikamurwanaho, cyangwa kigahangana n'abandi bafite ubundi buryo bumva igihugu cyabarwamo. Wowe nk'umusivili ukaba udafite umutwe witwaje intwaro, ndetse wari uvuga ko inzira y'intambara atariyo ushyize imbere utanayishyigikiye, ese wumva u Rwanda utoye no kuyobora waruyoborana n'ingabo zarwo, cyangwa nawe wajya muri babandi mu bindi bihugu bashaka guhindura byose bikarangira bwongeye kuvaho? Icya mbere cyo ari inzego z'umutekano zose dufite muri gihugu, ari iz'iperereza, ari iza gisirikare, ari iza gipolisi, na ziriya nzego zindi zigiye zishamikiyeho za daso n'abanyerondo, kuko bose mbona bitwara gisirikare, ni Abanyarwanda. Icyo ni icya mbere. Nuko nabo ndabasaba ko babanza gushyira imbere ubunyarwanda, kumva ko turi Abanyarwanda, ntabwo tubereyeho umuntu, ntabwo tubereyeho ishyaka, tubereyeho buri munyarwanda wese. Dufite inshingano zo kurinda no kurengera buri munyarwanda wese. Ubu nicyo cyagombye kujya mu matwi yabo, ni nacyo banagombye gukorera. Donc ntekereza ko ari nacyo bashyira imbere, kuko byaba bibabaje twaba dufite muri izo nzego zose, zaba iz'umutekano, inzego zose z'umutekano, ko haba harimo abumva ko babereyeho umuntu, ko babereyeho ishyaka cyane. Ntekereza ko wenda bamwe binabagora, kandi ndanabyumva, tujya twumva ko turi abantu. Urumva umuntu mwaturukanye hanze, mwararuhanye mu mashyamba, hanyuma murarwana intambara, murarokoka, mugira amahirwe ntimwagwa ku rugamba, mugeze hano. Ntekereza ko uwo muntu kumuvanamo ngo umubwire uti uri ingabo y'igihugu y'Abanyarwanda bose, ntabwo uri ingabo, ntiwibone muri FPR. Ntekereza ko bigoye, ariko hari ibintu nk'uko bitanze bakagira izo mbaraga, n'ubu izo mbaraga bagomba kwitanga, bakavuga bati twageze mu gihugu, turagomba kuba ingabo z'igihugu, ntabwo tuba ingabo z'umuntu, ntabwo tuba ingabo zibarizwa ku ishyaka, turaba ingabo z'igihugu. Donc ni ibintu bisaba gukunda igihugu. Se n'iki gukunda igihugu? Ni ibyo gushyira imbere inyungu z'igihugu. Uko nsaba abayobozi mu gihugu cyacu, nabo bo mu nzego z'umutekano mu nzego z'igihugu cyacu, gushyira imbere inyungu z'igihugu kurusha gushyira imbere inyungu zabo wumva wibonamo. Ibyo bintu uvuga birashoboka cyangwa biracyari inzozi mpabe?
ni urugendo abanyarwanda tugomba gukora. Ndaguha urugero kugira ngo numvikanishe neza ikibazo cyanjye. Mu bihugu byose by'i Burayi, muri Amerika na Canada n'ahandi mu bihugu byateye imbere cyane, umuyobozi uciye igihe asohoka mu nzu y'ubuyobozi, abamurinda ntibagendana nawe cyangwa se ngo birukanwe cyangwa bahabwe indi mirimo, bakira uwinjiye bagakomeza akazi kabo. Muri Afurika aho bishoboka si henshi, ni muri Ghana, ni muri Afurika y'Epfo, ni muri Tanzania, Senegal hari igihe byiza guhinduka, ariko ubu ngubu ho naho birimo neza. Ariko iyo ugeze muri Afurika y'ibiyaga bigari iyi turimo, Afurika y'Iburasirazuba, uretse Tanzania gusa nta handi tubizi. Kenya n'amatora n'urukiko rw'ikirenga hariya rufite ijambo rikomeye cyane bitaba ahandi. Ariko ibyo nakurikirana cyane ni South Africa, Tanzania, Ghana. Nibyo umpa urugero rwa Senegal, mu rugero rwa Kenya. Ese mu Rwanda wavuze ngo ni urugendo, birashoboka ko uwinjira yinjira akomezanya n'abarimo, cyangwa usohotse asohokana n'abarimo, uwinjira akinjira n'abashya bose? Ubundi siko byagombye kugenda. Icyo nifuza ngewe ni uko inzego z'ubuyobozi z'inteko z'umutekano dufite uyu munsi zakumva ko zibereyeho buri munyarwanda wese, donc zishyira imbere inyungu z'igihugu kurusha wenda kuvuga ati twari muri APR, donc FPR niryo shyaka twumva twashyigikiye, tugomba no kurwanirira ishyaka. Ibyo ngibyo byaba icyo gihe ntabwo byaba ari partizani, donc ntabwo icyo gihe byaba ari ingabo z'igihugu, zaba ari ingabo nyine z'ishyaka. Rero nibiragoye, ndabizi ko bigoye, ariko ni urugendo. Donc ni urugendo rusaba kugira icyo umuntu yigomwa, akavuga ati ngenda ashyira imbere inyungu, kuko bajya gufata intwaro ntabwo ntekereza ko barwaniraga kuvuga ngo turarwanira gusa kugira ngo twebwe twari impunzi dutahe mu gihugu hama birangira bari natwe tugira ijambo ku gihugu. Ntekereza ko icyo bari bashyize imbere ko kuvuga ati reka kiriya gihugu cyacu tugisubiremo, kandi abakirimo bose bagira ubwisanzure, twe kugira uvutswe uburenganzira natwe, kuko turi abasirikare, ngo tufite izo mbaraga za gisirikare, avutswe uburenganzira bwe bwo kubaho, avutswe uburenganzira bwe bwo gutura, avutswe uburenganzira bwo kwisanzura hakoreshejwe izo mbaraga. Donc ntekereza ko niba ari ibyo bari bafite umutwe wabo, donc n'uyu munsi nibyo bagombye gushyira mu bikorwa, nibyo byagombye kuba, kugira ngo twubake nyine, kuko none ikindi gisirikare cyava hehe? Ntabwo umuntu avuga ngo afate ikindi gisirikare ngo azareme ikindi gisirikare, areme abandi ba polisi. Bahari ni barerwe dans l'esprit de la nation, donc ni batozwe gushyira imbere inyungu rusange z'igihugu. Icyo kibazo turinogana ku musozo, nubwo hajemo indi ngingo itari iri mu kiganiro, ariko nayo ya ngombwa ku buyobozi n'ubutegetsi bw'igihugu. Tuvuze ku kuba umuntu ava ku butegetsi ugasanga n'ingabo ntari kumwe nazo, ziri kumwe n'uwagiye, uje agomba cyangwa akeneye kwifungurira byose kubyishyiriraho. Hari akandi kantu kiyobera mu Rwanda. U Rwanda rumaze kugira abaperezida 6. Habanje Mbonyumutwa 6, haza Kayibanda 6, 2 kugeza 7, haza General Major Juvenal Habyarimana 7 kugeza 9, haza Yohani Kambanda 9 kugeza 94 amezi, Yohani Kambanda minisitiri w'intebe, haza Dr. Sindikubwabo Theodore ukwezi kwa 4 kwezi kwa 7 94, yari perezida wa 4 w'igihugu. Perezida wa 5 w'igihugu abaye Bizimungu kuva 94 19 kwa 7 kugeza mwaka wa 2000. Hakaba hari General Major Paul Kagame kuva umwaka wa 2000 kugeza 2022. Muri abo perezida 6 bayobora u Rwanda, nta namwe uzumva bavuga ngo ingabo za Mbonyumutwa, ingabo za Kayibanda, ingabo za Sindikubwabo, ingabo za Bizimungu. Abo bane nta n'umwe ushobora kwitira ingabo, ariko uzumva abantu bavuga ngo ingabo za Habyarimana, ingabo za Kagame. Biterwa n'iki ngo hatora ngo witirirwe ingabo kandi ari iz'igihugu nk'uko bivuze, abandi bayoboye bo bifatwa? Nuko izo ngabo ari bo babanje kuziyobora. Donc twibuke ku butegetsi bwa Habyarimana yari umugabo w'ingabo, donc yari wari ukuriye abasirikare. Donc akora kudeta, akoze kudeta rero, donc urumva habaho ubutegetsi bwa gisirikare. Nubwo yageze aho akavuga ngo ni umusivile, agakoramo simoko, ariko twajya gutubona rimwe na rimwe yashubijemo. Donc nigeze kuvuga akantu kantunguye. Habyarimana amaze imyaka 13 atambara uniform ya gisirikare, agiye kuyisubiramo ayisubiramo igabiro, avuga amagambo akomeye yo kurwana ku gihugu no guhangana n'abateye igihugu no guhagarara gushikama ku busugire bwacyo, anavuga ko ingabo zikomeye byihagije.
Kagame amara imyaka 13 atambaye imyenda ya gisirikare. Imyaka 13 ishize agiye kuyisubiramo imyenda ya gisirikare, isubiramo igabiro, nabwo yambaye igisirikare, nabwo avuga amagambo yo guhangana n'abashaka gutera igihugu cyo muri nyungu yaratangiye kuvuga ibitero, anavuga ko ingabo nazo zikomeye bihagije. Hari similarity ugusa muri discours, gusubira nyuma y'imyaka 13, gusubira mu myenda ya gisirikare imyaka 13, hari coincidence zijya zinyobera kuzabayeho, ariko twikomeza n'icyo basubizaga. Oui, donc icyo nshaka kuvuga na Perezida Kagame nawe Ingabire ziyoboye ku rugamba kugeza igihe bagere mu Rwanda, kugeza igihe bagere ku butegetsi, aba umugaba wazo, aba vice perezida, bigeze aho rero aba perezida, aba n'umugabano w'ikirenga w'ingabo. Ariko nk'uko bivuze nyine byageze aho arangira asubira muri simoko byakomeye. Donc urumva ako kantu ko bisirikare kagumaho. Donc kuba baba ari bo bakuri izo ngabo n'ibyo byose, donc bombi bari abasirikare, niyo mpamvu ntekereza donc byanga kuvuga ati ingabo za Kagame, ingabo za Habyarimana, kuko nyine baraziyoboye izo ngabo. Hari mbere yuko bafata iyo myanya yo kuba abayobozi b'igihugu, babanje kuyobora ingabo. Donc niyo mpamvu abantu kuva mu mitwe y'abantu bibagora. Ariko tugaruke kuri icyo kintu cyo ko muri Afurika ingabo zitekereza ko zigomba kubuza umuntu, kenshi binaterwa na gestion y'izo ngabo. Ibyo twarabibonye nko muri Burkina Faso, abona Blaise yari umusirikare nawe, avamo yambara kositimu isanzwe, aba perezida w'igihugu n'ibiki byose, ariko urabona hageze aho nubwo yakuweho n'imbaraga z'abaturage, ariko babonye ko abasirikare nyine bashatse kumurwanira ishyaka ngo se nugaruka, barongera biranga bijya kuko abaturage bakomeje kugaragaza imbaraga zabo. Ariko ni ikibazo nyine muri Afurika tugifite cyuko urabona habaye ikintu urabona habanje tujya kura ku bwigenge byakozwe mu by'ukuri n'abasivili, bari abanyerere bandi bose hirya no hino mu bihugu bya Afurika bari abasivili. Nyuma ntekereza ko bya bihugu by'abakoloni bitishimiye uburyo wenda abo basivile babakuye ku butegetsi, babakuye ku bukoloni, batangira gukorana n'abandi bantu nk'abo bari ingabo z'ingabo nka Habyarimana, noneho bakora kudeta. Urumva habaye igihe ibihugu byo muri Afurika byose habayemo amakudeta, abasirikare ugasanga bafashe ubutegetsi bakuru, babandi baharaniye ubwigenge bw'ibihugu byabo, babakuraho, haza imbaraga za gisirikare zibaho zirakora, haza iriya nkundura y'umuyaga ya 1990, bavuga bati tangizwa n'abafaransa, bavuga ati habeho amashyaka menshi, ubutegetsi buse n'ubusubira mu basivile, naho ba Blaise bari abakuyemo kositimu, Habyarimana nyine ubwo bahise bareka ibyo kwambara ibya smoko, donc abanyepolitike ibyo kwa basirikare barabireka. Navuga ko ari nka afata ibintu by'isi bihora byisubiramo, nubwo iyo mvuze ngo ibintu byisubiramo n'amateka y'u Rwanda bihangana atisubiramo, bagatangira guhamagara abantu gukora jenoside, ariko hari reality, donc hari ukuri tugomba kureba mu maso, ndetse tukanareba tukavuga tuti twirinde ko ibyo bintu byakongera kuba, kuko iyo abantu barangaye nyamara ibintu bibaho. Donc urabona icyo gihe cyakudeta nko muri minsi yashize, wanya ko mu bihugu bya Afurika byinshi amakudeta yongeye muri Mali bakoze kudeta, Burkina Faso bakora kudeta. Donc urabona ko ibyo bintu biracyari, iyo tendance iracyari, ariko kubera iki? Kubera ka kantu nyine k'abasirikare kagumamo, kuba barigeze kuyobora ntekereza ko bumva ari tranquille iyo bayobowe n'umwe mu basirikare, nyine akavuga ati mbona umusirikare tuyoboye, bakumva ari bagomba kumvira ahari n'ibiki byose. Ariko nkuko nabivuze cyane mvuga hano mu gihugu cyacu, abasirikare, abantu bo mu nzego z'umutekano hose bangombye gushyira imbere inyungu z'igihugu kurusha gushyira imbere inyungu wenda zitsinda baba bibonamo. No mukanya wakomeje ku bintu byitwa amoko, uvuga ngo kuki abantu barebera abandi mu moko, kuki hari ibigenderaho, kandi mu Rwanda bivuga ko nta moko ahari, ahubwo se kuki nanone bikunze kugaruka cyane iyo amatora yegereje? Ni ikibazo, ni bya bindi navugaga, hari abantu batifitiye icyizere, noneho muri uko kubura icyizere cyabo bagatangira gusa n'abakora ikintu gisa nka intimidation. Reba nka Rushyashya irandika ngo Ingabire ngo akora ko amatora yegereje, ngo arashingira ku butukazi, ngo kandi amenye ko ari umunyabyaha. Ibyo bintu byose ntaho babikuye, ariko si yaba habagaho igipimo gipima amaraso y'abantu, kigapima izo gene z'ubwoko, biramutse koko buriho nk'uko bamwe babwiyitirira abandi babwigamba, habaye imashini ipima gene zigaragaza ngo uyu afite 100% amaraso y'ubu bwoko atavanzemo n'agatutsi k'ubundi, mu Rwanda haboneka abangahe bafite ubwoko buri pure, aho witwa sans pure. Icya mbere icyo twita amoko nigeze kugisobanura, abahutu abo tw'abatutsi ntabwo ari amoko dans le vrai sens du terme. Donc byiswe amoko kubera ko ikinyarwanda navuga ari igikene mu magambo,
ariko ni classe sociale. Donc byose ubigize usanga biba amoko iyo uvuze classe sociale, iyo uvuze clan, iyo uvuze tini, byose usanga ijambo rimwe mu Kinyarwanda n'ubwoko. Ariko nta ntibikurimo kubivuga, none se wowe wasanga nyine umuntu ashobora kugira hano akavuga ati ngewe rwose ndi imfura 100% ndi umututsi rwose 100% nta simvange n'ibiti byose, wasanga ari bangahe se? Wabwirwa n'iki se mu gisekuruza cyawe? Ese ubundi ko bapimye amaraso yacu harya, iyo bapimye amaraso usanga bafite umwe afite globule nako afite groupe A B plus izo ziri mu moko mu bitwa amoko yose zirimo yitwa amoko yose akamo singa baziga abasindi niba pima DNA kandi niba pima DNA nazo bizahora kuri babandi mufitanye isano ya hafi ntago bazavuga. Donc ni nayo mpamvu usanga abantu bapfa ubusa, kuko niba uva amaraso nk'abandi niba upfa twese tukaba tuzapfa, niba usonza nanjye ngasonza, niba donc les besoins ziri za ngombwa zibanze twese tuzihuriyeho, harya ubundi abantu baba bafite. Yuko abantu bafite gupfa yuko umwe ari muremure undi ari mugufi undi ari nabo bitwa barebana n'abagufi, hari ababoneka mu bwoko bumwe basumba aboneka mu bundi, izuru rimeze gutya, amazuru aboneka hose. Ibyo ngibyo bikaba ibintu ndagira ngo mbwire abantu bari rushyashya wowe wandikamo n'abagufasha kwandikamo izo nkuru mwese, ndagira ngo mbabwire ko muri primitive ni umuntu wasigaye inyuma mu mutwe. Hari ijambo nyambo navuga ngo ubwonko bwaragwingiye, ubwigire mu mitekerereze. Ndagira ngo mbabwire ko isi y'uyu munsi aho igeze, nta muntu wagombye kurebera undi ku burebure, ku bugufi, ku zuru, ibyo bintu rwose n'abantu. Umuntu ufite imitekerereze iciriritse ni uvuga ibyo. Umuntu ufite imitekerereze iciriritse navuga ngo uriya ni umuhutu, ngo byarakangisha ubuhutu bwe. Biriya bintu abantu rw'abandika kuri za social media barumva nta soni bafite. Ariko mbabwire, usibye umuntu ufite ubugwingiri mu mitekerereze nta wundi mushobora gukora ibintu nkabiri. Uyu munsi si uyu munsi aho igeze, bantu mwagwingiye mu mitekerereze mukirobera abantu mu ndorerwamo y'ubwoko, mushaka no kubikangisha no kugira gute. Isi uyu munsi aho igeze hari tekinoloji n'iterambere rirambye. Umunsi wo kuvuga batabashinwa babonye ishobora kugenda mu kirere, twebwe turacyariba mu ngoma z'ubu n'iki, aho kuvuga ati ese Ingabire bitekereza arimo atanga byo kuvuga ngo turebe uburyo abahinzi bihaza mu biribwa. Ese bifite ishingiro? Ese tugushobora kubishyira mu bikorwa kugira ngo igihugu cyacu cye kujya mu nzara? Umunsi iyo wanarije ubukungu bw'isi burimo kujya mu bihugu byose, urasanga bose bataka. Dufite ikibazo cya inflation, kuzamuka mu kw'ibiciro ku masoko, ibihugu byose birimo birataka, barimo baravuga ati dufate izihe ngamba, aho kugira ngo tujye muri deba nk'izo ngizo zo kuvuga ngo ese ko ibyo bihugu byose hari ikibazo cy'ubukungu, hari ikibazo cy'inzara, tubibona ni du projet loin, turabona ko hari ikibazo cy'inzara gishobora ku minsi iri imbere, turakirwanya dute? Turakora iki? Ni gute turi bukore ku buryo ibishanga byongera kubonekamo ibijumba? Ni gute turi bukore ku buryo imigezi myinshi dufite ishobora kuhira imyaka dufite ku misozi, bityo tugahinga igihe cyose? Aho kujya muri izo deba nk'izo, bari kujya mu bintu bw'amafuti bwo kureba ngo Ingabire n'umutukazi. Reka mbabwire, iyo mitekerereze iciriritse ndagira ngo sabe abanyarwanda benshi be kuyijyamo, be kwemera no kujya mu kigare cy'abo bantu babitekereza. Uyu munsi nemeye kubivugaho, ariko ntabwo nzongera no kugaruka muri ibyo bintu, kuko ni abantu bashaka kurindagiza abanyarwanda, babarangaza kugira ngo ibibazo bihari bye kutavugwa. Hari ibibazo by'inzara bikomeye mu gihugu cyacu, hari ubukene burimo bugenda bwiyongera mu gihugu cyacu. Ibyo ni ibibazo tugomba kureba nk'abanyarwanda, tukavuga tuti turakora iki ibyo bibazo bikemuke. Ugasanga ari bamwe n'abo bantu, kubera ko nta gisubizo bafite ibyo bibazo bihari, baragira ngo abanyarwanda tujye mu mpaka zidafite icyo zimaze. Ndagira ngo sabe abanyarwanda mwe kujya mu mpaka zitubaka igihugu, nimujye mu mpaka zo kuvuga ngo iyi nzara iri imbere turakizwa n'iki, ubukungu bwacu turabuzamura gute, uburezi bwacu biragenda gute kugira ngo abana bacu bagire ubumenyi butuma dushobora kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi nk'uko bivugwa, ariko nyamara bidashyirwa mu bikorwa. Ibyo bintu byose birakosorwa gute? Ariko abantu bo kujya mu bintu byo kucipa, ibintu biciriritse, ibintu biciriritse bakarangaza abantu. Iyo politiki yo kurangaza abantu, ndagira ngo sabe inzego zose bireba babice ibyo bintu. Nibyo mvuga, iyo mvuze ngo amateka arisubiramo, bagatangira bakanyataka ngo ndi guhamagara abantu gukora jenoside. Ibyo byose mubikora kugira ngo murangaze abantu, mwe kurangaza abantu. Abanyarwanda uyu munsi dufite ibibazo bikomeye by'inzara, by'ubukene bukabije. Ni murwane kuri ibyo bibazo byo dukemurira hamwe, ibyo byo kurangaza abantu mubiveho. Ikibazo gisoza wigeze gukomoza ku bijyanye na 2024, hari amatora, uvuga ko hari n'ibikorwa byo kwamamaza byatangiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi bwihariye. Ese aya matora agiye kuza, nubwo utaratangaza kuziyamamaza, iki kinyamakuru wakomeje kuvuga cyanditse ko ufite nk'icyo ugambiriye kwitwaza mu matora, ngo ariko ngo n'ubundi ngo ufite imiziro, uko wafunzwe agatirwa, ngo uri umunyabyaha wakatiwe. Iyo bafata abantu bose bigeze kugaragaza ko bifuza kuyobora igihugu, bivuze bose,
bakabagaragarizaho imiziro uretse umwe rukumbi Diane Rwigara utarigeze akatirwa ngo wenda bivuge ko yafunzwe amezi 6 atamwemerera nubwo natigeze atangaza ko azagaruka iyo bafashe abandi bose bagaragaza ko bafite imiziro no buryo bwo gukumira ko bagaruka cyangwa hari ikindi bivuze no buryo cya mbere n'ubwo bafite bwo badashobora gutsinda amatsinda babonye umukandida uzana politike igaragara ifatika badashobora gushyira mu bikorwa bagatinya kuvuga turamukandida ntitwahangana nawe reka rero tumuhararike umukandida ufite politiki ifatika igaragara ishobora kuzamura ikavana u Rwanda muri ubu bukene reka kubwire uru Rwanda ruhawe umurongo ufatika wa politiki yo kuvana abantu mu bukene byashoboka kuko mpora mbivuga ntabwo nshobora kumva uburyo impunzi z'abanyarwanda za Zambia za Malawi za Mozambique bakora bakazamuka hamukambira mu Rwanda ntabwo bashobora gukora bijya kure hano muri Uganda hano hirya no mu Rwanda kuki hanze bakorera y'ubukungu business zikazamuka hano mu Rwanda nibikunde birasaba guhindura umurongo wa politiki ubijyanye n'ubukungu nibyo natanze mu rugero rw'imisoro yakagombye kugabanwa n'ibiki byose ni ukuvuga rero ko hari umuntu ufite politiki igaragara ishobora kuvana abantu mu bibazo barimo bahita bavuga ati reka uwo muntu tumukubita ibyaha reka umuntu twerekane ko ari mubi reka umuntu twerekane ko yitwaza amoko muri politiki nta na rimwe njye mpora mbabwira azagira umuntu umbwira ati Ingabire hano wavuze tubona ko ibyo bigamije ari ubwo ntabyo bashobora kubona ariko njye ndababwira nti dushobora kuvana u Rwanda mu bukene birakushoboka dushyizeho politiki y'ubwisanzure kandi yumvikana y'ubukungu birashoboka ko dushobora guha abantu bacu uburezi bufite ireme ku buryo bafite ubumenyi ku buryo dushobora kuvuga tuti mu myaka 30 iri imbere u Rwanda ruzaba rushingiye ku bumenyi bw'abana barwo tuzaba turi nka simba kurure kibira by'amagambo bavuga bidafite ukuri na gutoya uravuze mu cyambere n'ubwoba bafite ku mukandida n'ubwoba bafite ku mukandida ufite politiki ihamye icya kabiri ni ugukangisha ni cya kibazo cy'ubwiyunge tutarageraho donc ukareba umuntu ukamurebera mu ndorerwamo y'ubwoko ndetse urabona ikinyamakuru kuvuga ngo Ingabire ngo nta murongo wa politiki afite ngo akangisha ngo ubuhutukazi urabona se ibyo bintu bidateye isoni muri uru Rwanda donc kubera iyo batwariyunze ko ibyo bintu bidahari ntabwo umuntu yagombye kurebera umuntu ndorerwamo y'ubwoko ngo anamushinja ibyaha bitariho anavuga ati birazagenda kuri iki ngiki njyewe icyo nemera la majorité politique na minorité politique bivuga iki amajwi y'ubwiganje nyamwinshi muri bitekerezo bya politiki donc nukuvuga ko niba iyo mufite ishyaka rya politiki mukaryemeranywa uwo murongo ya politiki maze kuvuga uko ari 5 abantu ukavuga bati iyo mirongo yawe turayemeye ntabwo abagomba gushyigikira uwo murongo ari babandi barebare cyangwa bagufi cyangwa ibigize gute nabemera umurongo donc niyo majorité abanyarwanda tuzamure birambabaza débat politique yacu iri hasi bikambabaza nkavuga bimeze biti iyo bundi uvuze majorité politique na minorité politique babyumvikana babandi bafite amajwi makeya tuvuge ngo uyu munsi ndi muri minorité politique kuko ndi mwishyaka d'abord ritaremerwa rivuga navuga ko amashyaka menshi ari majorité politique uyu munsi ni FPR na PR na PS n'amashyaka yose bafatanyije nibyo bita majorité politique donc amashyaka yashyize hamwe agaruza ku murongo wa politique babyita majorité politique ni nyamwinshi politique amwe muri yo yatangiye gutanga n'umukandida utaratangwa na bene we donc ibyo nibyo ndakigarukaho nyuma donc ibyo nibyo bita majorité politique nyamwinshi politique ishingiye ku bitekerezo pa ku burebure cyangwa bugufi abanyarwanda tuve muri politique iciriritse nibavuga ngo nyamwinshi abantu batavuga ngo ubwo bavuza abahutu ndavuga majorité politique ibitekerezo bya FPR bya PR bya PS bya ari amashyaka yose bari kumwe bayoboye igihugu uyu munsi ni nyamwinshi ni politique nyamwinshi donc ni majorité politique noneho abatavuga rumwe turi bake muri uru Rwanda turi minorité politique donc tubanyamuke politique donc uko bitekerezo byacu turi bakeya nta nubwo banabyumva nta nubwo bagira gute ariko ubundi ahantu hari demokarasi igihugu kigendera ku mategeko nayo majwi yabanyamuke muri politique ahabwa umwanya agatega amatwi kuko kenshi ari igihe bashobora kuvuga twabonye ko la majorité ibitekerezo by'abanyamwinshi biyobya none sintera hamwe ntizavugaga sizo zari ziganje mu kuvuga ndetse zajyanye abantu heza tuko abantu bagiye batekereza hari igihe rero ibitekerezo by'abantu bakeya bishobora kuba ari bakeya koko batavuga rumwe n'ubutegetsi nyamara bareba heza bavuga ati nyamara igihugu dukwiye kukiyobora gutya abantu rero bakwiye nayo majwi yabo abantu niyo mpamvu ubundi ahantu muri demokarasi bavuga bati na minorité politique igomba kumvwa abantu bakayitega amatwi bakareba icyerekezo bakareba si byo uvuga si byo naho icyo ngicyo wari umbwiye cy'abakandida batanga umuganda donc nicyo kikwereka ko hano mu Rwanda nta politike dukora ngo dukora politike ya cheap donc abantu baricara bitaranatangwaza twese tuzi ko Perezida Kagame azaba umukandida wa FPR kubera ko twarabibonye abantu baratangiye amayera akoreshwa muri Rwanda turayazi twese turabanyarwanda nta kobeshya sibyo noneho rero dufite abanyepolitike barwana ku mbehe yabo none mu kurwana ku mbehe ye
akavuga ati reka mbe butanze hakiri kare kubera ko hazaba amatora y'abadepite mbere aya perezida wa repubulika kugira ngo abe ari agarantise ko yantebe yeze azaba akiyifite muri parlement agomba kubanza gutangurana nyine akavuga ko donc politike nta nubwo politike yo muri iki gihugu cyacu ishobora gufasha rwose igihugu cyacu gutera imbere kubera ko ubundi politike mu bitekerezo binyuranye by'abanyepolitike niho havamo umurongo uhamye wo kuzamura igihugu ariko politike yacu yo mu gihugu ikibabaje uyu munsi muri uru Rwanda politike yacu iravizinda igifu buri wese arareba igifu cye birababaje donc n'abavuga ngo dukora politike iciriza abantu baraviza politike y'igifu nabo bazana iby'amaciro kubiri ntugira ngo ari ikindi ni politike y'igifu ndagira ngo sabirira abanyarwanda rwose mwambabare mukemera tugakora politiki ishyira imbere inyungu za buri munyarwanda inyungu rusange mukareba ukuntu igihugu cyacu gitera imbere mukareba ukuntu ubu butiku bw'inzangano budafite ishinge na rugero bushingiye ku busa ko bwahita burangira dukoze politike ireba ishyiriza imbere inyungu rusange twatera imbere ibitiku bw'amafuti bwarangira ndetse n'ubu bwiyunge tuvuga bwahita bwikora automatically. Turagushimira cyane Madame Victoire Ingabire Umuhoza umuyobozi w'ishyaka Darifa Umurinzi. Murakoze namwe. kandi twiyumvishe yuko igihe cyose umuntu ni nk'undi reba umuntu mu magararo ye mama we mu ngendo ye cyangwa se mu isura ahubwo uzajye wibaza yuko mama we igihe cyose umuntu ni hariho ibintu byinshi ndetse bishobora kuturangaza ariko kandi si byiza cyane muzi impamvu uriho naho waturutse ibibazo ubwawe utunze ameranteye baba we hirya no hino nawe ukureba uzajya wishimira ukumere baba we gusa wiringiriye kuremye muri iyi si hariho ibintu byinshi ndetse bishobora kuturangaza ariko kandi si byiza cyane muzi impamvu uriho naho waturutse ureba kana bikakubuza gusinzira kumva ushaka icyamukuraho ye baba we nyamara ntacyo bizakumarira muri iyi si hariho ibintu byinshi ndetse bishobora kuturangaza ariko kandi si byiza cyane muzi impamvu uriho naho waturutse urukundo n'umubano
twibaze kandi twiyumvishe yuko igihe cyose umuntu n'impundi. Buri cyifuzo cya buri muntu muvandimwe, amahoro mbere y'ibindi byose, bityo twubake igihugu cyacu disiwe, twese tugere ku majyambere, twese hamwe tugendere ku runana, twunge ubumwe turusheho kujya mbere, twibaze kandi twiyumvishe yuko igihe cyose umuntu n'impundi. Kuri iyi si hariho ibintu byinshi ndetse bishobora kuturangaza, ariko kandi si byiza cyane, uzi impamvu uriyo naho waturutse.